Yes. Mwiriwe neza. Tumeze neza. Ushaka ko tugutumikira? Yego. Turavugana nande? Urakaza neza. Anje kukamonyi. Anje? Kukamonyi. Irindi zina ryanje se ni irihe? Turavuga ngo ni Anje Kukamonyi. Yego, Anje Soni. Okay. Ngaho tubwira urashaka gushimira nde Ange? Tishime Benjamin. Benjamin yagukoreye iki se Anje we? Inama rwose za buri munsi. Namushimira cyane. Akuba hafi. Guma ku murongo duhe nimero ya Benjamin. Let me sing your glory. Let me say, oh, if it wasn't for your love and mercy, your love and mercy, 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 your mercy, 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 your Lord of mercy, 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 your mercy, 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 your Lord of mercy. Mercy, you deserve the glory. Yeah, Papa, you deserve the glory. On my wedding day, Papa, merci, merci, graduation day, merci, merci, promotion, nous disons merci. Ananaya kumatamu, nayasikia, mkono wako imara, unanishika, nikikuomba baba, uchelewi. Katurebe ko nimera Benjamin camo. Ucamo yaciye. Allo. Allo. Mwaramutse neza? Nitwishimiye Benjamin tuvugana? Yego. Nitwa Shifa. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Celeste, turi abanyamakuru ba Radio Munsi ivugira ku 105 n'igice kimwe. Hanyuma rero mu kiganiro dukora tugira umwanya duharira abantu badukurikiye bagashimira abantu babagiriye neza. Tukabatumikira rero ni muri urwo rwego twabonye nimero yawe. Yavuye ku nshuti yawe yitwa Anje iherereye ku Kamonyi. Anje uramuzi? Ndamuzi. Aha. Anje rero aragira ati uri inshuti ye nziza imugira inama umunsi ku munsi. Hanyuma ngo izo nama yazikurikiye hari aho zimukura hari naho zimugeza, ni nayo mpamvu byamukoze ku mutima agahitamo kugushimira binyuze kuri Radio Munsi. Yasoje agira ati aragukunda cyane. Hanyuma nawe ateze amatwi radio, niba hari ubutumwa wamugenera waba umugenera akakumva. Okay. Icyambere namubwira nuko yarakoze cyane kandi biranshimishije. Kandi nanjye umutima wanyunejejwe no kuba mufite. Yego. Naye ndamukunda cyane birenze uko abitekereza. Urakoze cyane. Kandi tugerageza kugirana inama hagati yanjye nawe. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza Benjamin. Sana murakoze cyane. Arakoze cyane Benjamin. Aha na Ange. Imana izabibafashemo no kuri bakomereza aho ngaho. Ibyiza biri imbere. Turabashyigikiye mu yandi magambo. Kugirana inama. Hello. Reste na Shifa. Turakumva. Ongeye kwirirwa. Twiriwe neza. Kandi twiriranwe nawe. Okay, twabanyira no turacyari kumwe. Jenje gushimira Clementine. Twihute cyane. Ubwo niwe. Okay. Cyagushimira umukobwa witwa Maria. Maria mu minsi yashize. Karindwaye. Narwariye ku ishuri icyo gihe yaramfashije. Akoresha budesi nagera kwa muganga. Twarabanye amfasha kwivuza. N'ubundi bufasha umurwayi akenera yarabumaye. Yambaye hafi n'ukuri ndabimushimira, wenda ziko nabizirikanye ariko ndabizirikana. Byanyeretse ko ari inshuti nziza.
inshuti ibonera ngo mu byago cyangwa mu bibazo. Yambaye hafi kandi ndamukunda cyane, nubwo wenda muri ino minsi ku ishuri ntabwo twavuganaga neza uko bikwiye, ariko nta kindi kibazo mfitanye nawe, nahumure, ndamukunda cyane, mumushimire, nshaka ko mumubwire. Kandi umutima mwiza afite azawuhorane, Imana ijye imuha umugisha mu byo akora byose. Yego. Amakuru ngo telefone de nimero ye. Turebe ko twitaba Mariya. Mariya we. Allo? Allo. Muraho neza? Yego, ni Mariya tuvugana? Ngewe nitwa Celestin. Ndi kumwe na mugenzi wanjye yitwa Shifa, turi abanyamakuru ba Radio Imanzi ivugira ku 105 n'igice kimwe. Mu kiganiro tugiramo umwanya aho abadukurikira dutuma ku bantu babagiye neza babashimira, barabakora ibikorwa bakabakora ku mutima. Namwe rero twahawe nimero yanyu uyu munsi ndetse n'ubutumwa bw'ishimwe twabivanye kuri Clementine wa Kimisagara. Umukobwa witwa Clementine utuye Kimisagara ngo ni inshuti yawe cyane, urabizi nawe. Munsi ishize ngo yarwariye ku ishuri muri kumwe, icyo gihe ngo warahabaye mu buryo bwose bushoboka, umujyana kwa muganga, umwitaho, ubufasha bwose umurwayi akenera warahabaye kugeza igihe cyose akize. Ngo rero ngo mu bintu byose haba mu bibi haba mu byiza byose muba muri kumwe, ngo arabigushimira cyane, ngo uruha agaciro mu buzima bwe, ngo aragukunda cyane byimazeyo, ngo ariko nubwo muri iyo minsi maze iminsi mutavugana cyane ku ishuri, ngo ariko nta kibazo kirimo, ni ukuri ngo aguhoza ku mutima, ngo kandi umutima mwiza uhorana ngo ugira uzawuhorane, kandi Imana ngo izawuguhera umugisha. Abakoze cyane, namwe murakoze gutumika. Anaguteza amatwi, niba ari cyo wamubwira arakumva. Arimo aranyumva. Nanjye icyo namubwira ni uko mukunda. Kandi igihe cyose bizaba bishoboka tugomba gufashanya n'ubundi nk'abavandimwe, mwakaba hafi y'undi mu gihe agize ikibazo cyangwa se mu byishimo no mu munezero tugomba guhorana. Namwe rero murakoze. Murakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Yego nawe. Sawa. Yes, ngira ngo twanacumbikira ahangaha Shifa. Kabisa. Twacumbikira ahangaha abantu bose twanye mu buryo bwose. Tutagize ngo dutumike abantu rwose mwadutumye ntibidukundire kubera nimero tutafatishije, mutubabare tuzasubira ubutaha. Hejuru ku munsi w'ejo, ariko uyu munsi bahame mu burinzi bw'Imana. Asigaye nyine nicyo cyonyine dushoboye, Imana ibarinde, turayibaragije. Muhahe, muronke, muhirwe. Amanywa n'ijoro rwose Imana ikomeze ibarinde. Celestin nawe ugende neza. Ugira umunsi mwiza, wakoze cyane. Reka nze ngenda ngushimira kugeza igihe tuzagarukira. Icyo kintu ngiye gukora ubu ndabikora nk'akazi kuva aka kanya kugerera. Murakoze cyane, umunsi mwiza. Kano kayimba kagushimisha.